habaye hari umuntu ubyumva yatera haleluya. Habaye hari umuntu wibutse ko Imana yahabaye, akazirikana ko n'uyu munsi hari, akazirikana ko n'uyu mwaka izahaba, yatera haleluya. Simfite isoni shita kota pela eta inhita kumira santuku jabuye Yesu konaraye kururembo niseguye Kristo amateka yanjye ahindukira ku marembo y'ijuru. Haleluya. Hanyuma reka tuvuge ku magambo y'Imana gato. Umwanditsi yaravuze ngo naho inyanja nazigira wino, ijuru rikaba impapuro, aravuga ngo sinavuga urukundo rwawe ngo nturangize. Yesu adukunda ibihe byose, kandi maze iminsi mfashwa n'indirimbo Korali Shalom yaririmbye, yavuze ngo uri Imana itandukanye n'aba. Mu mivugire muratandukanye. Uri Imana isezeranye igasohoza. Abantu bavuga amagambo bakananirwa kuyasohoza, ariko Imana ivuga ijambo ikanarisohoza. Haleluya. Ariko haleluya cyane. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, Imana El Shaddai, Imana Adonai, igiti cy'inganzamarumba, oya isambi itarumba, totakwata, iyera irinda ijambo rya, ikaringaniza n'ahataringani, ikumenya uyu munsi ikakumenya n'ejo, ikumenya ukize ikakumenya wakene, ikumenya warize ikakumenya utaranize, imenya igisekuru cyawe, ikuza hashize ikakumenya n'ahazaza. Iyo niyo ikuntumyeho uyu mugoroba, andi majwi yose aceceke, izindi nzandiko zose zanditswe no uyu munsi zataye garanti. Uwiteka Imana Nyiringabo, iyera nyiribi, yambwiye ngo mbabwire ngo izanye urwandiko. Uru rwandiko ruravuguruza izindi nzandiko zose zari zikwanditseho. Uru rwandiko rurinjira muri dosiye zo mu kazi. Uru rwandiko rurinjira muri dosiye za kavukire ya. Uru rwandiko rurinjira muri dosiye z'aho utuye. Uru rwandiko ruragera mu bana wabyaye. Uru rwandiko ruragera ku mugabo washatse. Uru rwandiko ruragera no ku mugore washatse. Uru rwandiko rurazivuguruza, Satana abyemera cyangwa atabyemera, bahari cyangwa badahari, Imana yazanye urundi rwandiko. Ubyumvishe watera haleluya. Uru rwandiko ruratandukanye, kuko uru rwandiko Imana yagiye ivugana na, Imana yavuganye namwe iciye mu bahanuzi, Imana yavuganye namwe iciye mu ndirimbo, Imana ivugana namwe iciye mu ijambo rya, Imana ivugana namwe iciye mu nzozi, mu byumba by'amasengesho Imana yavuganye na, mu nzira mugenda Imana ivugana na. Ariko noneho uyu munsi byahinduye isura, kuko Imana yaje gukura mu nyandiko, izana urwandiko rwitwa ibikorwa. Ubyumvishe watera haleluya. Shaka kukubwira imbaraga z'urwandiko. Urwandiko ni ikintu gikomeye. Urwandiko iyo rwanditse rugasinywaho, ruvuguruzwa n'urundi rwandiko. Ntabwo urwandiko ruvuguruzwa n'amagambo oya, urwandiko ruvuguruzwa n'izindi nzandiko. Imana ihimbazwe. Iyo umuntu akwandikiye akakubwira ngo jyewe runaka nanditse ko ndamutse mpfuye inzu yanjye ari iyawe, mwaba mudafite icyo mupfana cyangwa mugipfana, abana bahari n'umugore ahari, uru rwandiko rugira garanti. Nta yandi maboko ahari yo kuruhindura usibye ya Kristo yonyine.
Haleluya. Iyo uguze ubutaka baguhereza icyangombwa kigaragaza ko ubutaka ari ubwawe. Baravuga ngo ni UPI. I know. Ngenda mbyiga. Ngenda mbyiga. Imana ihimbaza. Baguhereza icyangombwa ngo ni UPI kigaragaza yuko ubwo butaka aho butangiriye naho bugereye ari ubwawe. Iyo usezeranye mu murenge mu rwego rw'igihugu baguhereza certificate igaragaza yuko usezera. Iyo ugeze hano iwacu mu itorero baguhereza certificate nayo igaragaza ko nk'itorero babizi ko usezera. Imana ihimbazwe. Hari inzandiko ngiye kukubwira. Izo zose ndi kukubwira ni inzandiko. Imana ishimwe. Niyo uguze ubu hari na za IBM. Niyo uguze igicuruzwa icyo ari cyo cyose uhabwa urwandiko rwemeza ko icyo kintu wakiguze. Ndashimira Kristo muri uyu mugoroba. Inzandiko zirahari muzigaragara harimo n'inzandiko za kavukire. Iwanyu urabizi ko mukenyuka urwo rwandiko rurahari uruzi neza. Iwanyu urabizi yuko umuntu wese ugerageje gutera imbere ahita apfa. Izo nzandiko ziranditse muri iri teraniro. Kandi izi nzandiko ziri mu bakomeye ziri no mu boroheje. Urabizi neza yuko iwanyu kugira ngo utere imbere hari ibikorwa, ariko twebwe kwa Yesu ntibigikunda twahinduriwe igisekuru, ariko izo nzandiko zirakomeza ziragukurikirana. Ndashimira Imana yabahaye umuhanuzi akareba kure akamenya ko hari inzandiko. Imana ihimbaza. Izi nzandiko zirahari zirasomeka. Inzandiko zarakubwiye ngo iwanyu ntibubaka. Inzandiko zirakubwira ngo iwanyu babyara igitsina kimwe. Inzandiko zirakubwira ngo nta hantu uzagera nta muntu w'iwanyu uzurira indege. Inzandiko zirakubwira ngo iwanyu nta bayobozi bahaba. Inzandiko zirasomeka. Hano iyo ugeze ku rusengero hari izisomeka bakakureba bakavuga bati uyu nguyu ntibijya byemera byaratuyobeye. Zirasomeka. Barabizi kukize urwo rwandiko rurasomeka. Barabizi kuri umunyacyubahiro urwo rwandiko rurasomeka. Barabizi yuko uri n'umukene urwo rwandiko rurasomeka. Barabizi kuzi kuririmba urwo rwandiko rurasomeka. Baranabizi yuko utazi kuririmba nabyo birasomeka. Barabizi ko wambara nabi birasomeka. Hari inzandiko zisomeka. Sanga umuntu yababaye ngo ngiye ngo baravuga ngo numukene none se urakize. Birasomeka. Ngo gesa bamaye ba mu mwanya ngo gesa birasomeka. Mu ngundi birabishya ariko nanone biraryoshye. Haleluya. Ngo banashanira inzara ngo natinze gushaka birasomeka. Ngo ntinze mu bushomeri birasomeka. Ngo ndiho igisuzugura umugabo yarantaye birasomeka. Nta kazi ugira birasomeka. Uhora mu mwenda umwe birasomeka. Ntukijijwe birasomeka. Birirwa bagucira imanza bareke birasomeka. Ariko uyu mugoroba iyumva gusenga ko badafite idasuzuguye gusenga kwa ikuntumyeho ngo ije kuvuguruza izi nzandiko. Iyara yambwiye ngo izo mwayandikiye yarazisomye. Iyara yambwiye ngo yarazisomye irasoma. Irambwira ngo ntabwo yatinze ahubwo igihe ni iki. Igihe ni iki inshuti yanjye. Izi nzandiko yarazisomye. Murakonje? Oya zirasomeka nshuti yanjye. Zirasomeka ubusa nimuvuga ko ndi mugufi ntibisomeka. Ndabiyobewe se. Nose mbe muremure kugira ntago bikunda birasomeka ko ndi mugufi. Ariko ikintu nkundira Kristo ngo abantu babona yuko ibyiza atari wowe bikiriye. Imana yo yakurora ikabona uruti bishongore ikabona ibiriti bikane kukireba ku mutima. Umwane na nene na kanene na 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 na. Haleluya. Zirasomeka. Ariko Mana amavuta none hagiye kuzamuka umushumba wanjye arahageze. Ye baba we nukuri kw'Imana. Yewe we munyakirira umushumba mushuka ari umushumba. Utazanyemo gatute haguruka usuhuza abantu b'Imana.
turi kw'Imana ngo umushumba unyoboye murabona ko nkaze ndakomeye cyane. Yitwa Lazaro, turamukunda, ni umukozi w'Imana, arakijijwe. Urabona ko abakurikiye aho intama turi. Mushumba tumeze neza, twaguye mu biganza byiza, abashumba barahari batwakiriye neza, mbese turumva nudacunga neza turi bwigumire inaha, ariko nawe uzi ubwenge uradukurikiranye wari guheba, twafashijwe. Haleluya. Ariko izi nzandiko zirasomeka, ariko iyari mu gihugu cyo mu ijuru ireba aho utareba, ireba urushishi rw'umukara munsi y'igitara cy'umukara, na hahandi mu ijoro ry'umukara niyo ikuntumyeho ngo ije kuzivuguruza humura. Za zindi zose warezwe, bya birego byose, bya bindi byakuvuzweho, hahandi bavuze utazagera, bya bindi bakoze idacurwa kibera, ikuntumyeho ngo birahindutse, birahindutse. Shitakota pela eta inihita shiwiri binikita, nabimenye birahindutse. Nibajya bakwikiriza rata kuri kw'Imana. Nibyo watinze hahandi ngo abandi barabapromotinga, ariko uyu munsi birahinduka. Twasomye inkuru z'uyu mudamu ngo bamufasha asambana. Hari amabwiriza, hari amategeko, kandi aya mategeko yari yanditse ngo baramufata. Abantu basomye cyane ntabwo namenya aho umugabo yanyarukiye. Abagabo n'abakoboye, urashyizemo akakandi k'imbere ahita acaho, kabogisi ahita yigendera. Nta makuru mfite y'ahantu uyu mugabo yari ari, kandi ngo bari bafashwe bagira. Ariko Uwiteka, haleluya, ariko ngo baramufata, ngo amabwiriza yari afite icyo abivugaho, ariko ndashimira Imana niyo yonyine ifite ijambo rya nyuma ryo kuvuguruza ibyakwanditsweho. Haleluya. Ariko ngo baramuzana, ngo bamuzanira Yesu, ngo Yesu aramwitegereza, ngo bahita batangira ibirego byo kumurega, ngo baramurega cyane. Koresha iminota mikeya bambwiye, nimwumva nsimbutse nimugire ngo ni ibindi, ahubwo no kugira ngo tuze kumva n'umushumba wanyu, namwe murabizi. Imana ihimbazwe. Ngo baramubwira ngo mwigisha, dufite amabwiriza n'amategeko, kandi utagira ngo nibyo twihimbiye, ni Mose wabidutegetse. Baramubwira bati ukoze gutya yicishwa amabuye. Mwigisha batega amatwi, barakureze buri munsi, ibirego biratangwa buri munsi, kavukira iwangira bidarapye gutya. Ariko Kristo udacurwa kibera, Kristo uzi uyu munsi akamenya n'ejo, aravuze ngo byose byabaye expired. Imana ihimbazwe. Haleluya. Ngo Yesu arabitegereza, Yesu arabibona, abona ko bagerageje kumugerageza. Yesu yarageragejwe, ntabwo ari wowe batinya. Nawe ubwe ngo babimubwiraga, ariko bashaka no kumutegeramo ibitego. Ariko ndashimira Imana imenya iby'uyu munsi ikamenya n'iby'ejo. Imana irakuza uvuga, irakuza utavuga. Imana izi imigendere yawe, Imana izi imitekerereze yawe. Ngo Yesu arabasoma, ngo Yesu asoma inzandiko zo ku mutima, arabitegereza, abona si umwanya wo gusubizanya nawe. Arababwira ngo mbese muri mwe utarakora icyaha ninde? Nagerageza mutera ibuye. Yesu yavuganye nawe mu buryo bw'amagambo, Yesu avugana nawe aciye mu ndirimbo, Yesu yaciye uburyo bwinshi avugana nawe. Nibyo urabyumva, ariko ibikurwanya byateze amatwi ntibyagenda. Nibyo warasenze, ariko badayimoni barakomeza barakurikira. Nibyo warasenze, ariko ibigeragezo nabyo ntibyavaho, biriyongera. Ariko Imana twaje imbere, Imana yumva gusenga, gusenga kujya kwimura imisozi, gusenga kujya gukuraho ibibaya, gusenga gucira inzira utazibonaga. Bibutse ko isengesho ariyo nzira yonyine
ibasha kugutereka ahantu Imana ituye. Niko kayira konyine kabasha kuguterura mu cyerekezo cy'abantu kakagutereka mu cyerekezo cy'Imana. Isengesho n'umutungo wimukanwa. Isengesho niritezwa cyamunara. Isengesho rishyiraho. Isengesho rigakuraho. Isengesho ririmika. Isengesho ritanga kubyara. Isengesho ritanga ubuzima. Isengesho ritanga icyerekezo. Byarumvise avuga, ariko noneho uyu munsi waba ubyumvishe? Tera haleluya. Byumvisha Yesu avuga. Izo nzandiko zose Yesu yarasomye. Byarumvisha, ariko noneho uyu munsi uko Yesu aje ntabwo aje kuvugana nabyo. Hoya, birahagije. Yesu yaje noneho gukora. Ngo Yesu abaze kubabaza ngo nibamusubiza ariko bagumaho. Haleluya. Ngo Yesu arabareba abona nawe ufite gahunda yo kuhava. Ngo none harunama. Haleluya. Ngo none harunama. Abona kari ngombwa. Aravuga ati none reka nkoresha inyandiko. Haleluya. Mu masengesho y'iminsi 7 ntibumvishe. Mu masengesho 21 ntibumvishe. 40 ntibumvishe. Yiyirije ntibumvishe. Aburaye ntibabyumvise. Ariko none aho bigeze ndahagurutse. Uyu mugoroba Yesu yahagurutse, kandi cyamuzanye n'ibikorwa. Ntabwo yaje kubandikira nk'uko mwamwandikiye, ahubwo yasomye ibyo mwifuza, aje kugira icyo abikoraho. Ngo Yesu akoresha urwandiko. Ngo Yesu arandika bwa mbere, ngo barasoma ntibabibona neza. Yesu akunda gukora rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu. Imana ihimbazwe. Ngo barasoma ngo bamera nka wa mugabo. Yesu yaramukijije amubaza ngo urabona iki? Ati ndareba abantu ariko bameze nk'ibiti. Ngo akozeho bwa kabiri, ngo aravuga ngo noneho ndabona. Imana ihimbazwe. Bwa mbere Yesu yakozeho niwabyumva, bwa kabiri Yesu akoraho niwabimenya. Ari nayo mpamvu gihumeka. Impamvu kiriho nuko Yesu hari ibyo yakoze. Impamvu gihari nuko Yesu yatanze ingabo nyinshi. Impamvu kibarirwa mu mubare wakijijwe nuko Imana yahabaye. Ngo Yesu ahita akoresha inyandiko. Ngo arandika. Ngo noneho yandika inyandiko ngo bose babasha gusoma. Harimo ngo abasaza, harimo n'abakiri bato. Yesu andika inyandiko. Urwaye amaso yasoma, n'utayarwaye agasoma. Inyandiko abarozi basoma, abapfumu bakayisoma, karande ziwanyu zikayisoma, ibikurwanya bikayisoma, aho utuye bakayisoma, aho ukorera bakayisoma. Uhereye uyu munsi inyandiko ya Kristo ni itegeko kuri wowe. Haleluya. Ngo Yesu arandika. Ngo Yesu arandika. Ngo bose babasha noneho gusoma. Ngo buri wese agatocinga akareba. Ngo agahita asubira inyuma gakeya. Ndashimira Kristo. Iyo biza bisakuza, ariko iyo bigenda biranyonyomba. Imana ihimbazwe. Imana ishyirwe hejuru. Imana igutabare bagihari. Ntabwo ari impamvu zo kugira ngo usare, nta n'impamvu zo gusakuza. Imana wandikiye izi gusoma. Imana wandikiye niyo mukuru w'abarimu. Abarimu bajya biga, ariko Kristo ntago yiga. Kristo nyiri birema, Kristo wakurinze, Kristo wakumenye ukiri rusoro mu nda y'umubyeyi wawe, azi inyandiko ku yindi. Ngo amaze kwandika barasoma. Ngo bamaze gusoma, ngo buri wese ngo bihereye ku bisaza. Bamuzehe nibarakare. Hari akantu umwuka yamishuri. Imana ihimbazwe. Hari umbwiye ngo turi hano ntago ari mwebwe. Umwuka yamishuri yarambwira ngo byahereye ku bisaza. Imana yakemuye ikibazo ihereye ku bimaze igihe. Ko mukomye ameze nka zanjugu se, ntago ari aya Siteriya. Ayo mashyi mukoma ni ay'umutwaro utwara abatwara. Wa wundi utumye ugifite amaboko abiri. Haleluya. Yewe wese Siteriya ndafashirwa n'ukuri kw'Imana. Ngo byahereye ku bikuru bya bindi wakiriye. Uzi ko mwageze igihe ngo mukiyakira we kwacinara Yesu. Onyene ngo diabete barambwiye ngo ntigikira.
ngo nyine ngo iwacu ni uko bigenda kwaca inara Yesu. Iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azaza. Imana ihimbaza. Ngo bahera ku bisaza, ngo ibimaze igihe bita bivaho, bya bindi babona ko bitazakunda, bya bindi bashyizeho iherezo, bya bindi banditse bagasiga, ngo nibyo byahereyeho bigenda. Ngo noneho ngo n'ibito nabyo bije ejo bundi, na bya bindi byaje umwaka ushize, na bya bindi byaje ejo bundi, na bya bindi byose wabonye byizana, ngo bisoma inyandiko ya Kristo, ngo byose bifata umwanzuro birijyana, ngo gake gake ngo wa mugore asigarana na Kristo. Ibikurwanya byose kuri iyi tariki Imana yabisezereye. Urinjira mu bundi buzima, urinjira mu yindi mibereho, urinjira mu kindi cyerekezo, uragendera kuri dosiye y'Uwiteka, uragendera kuri plani y'Uwiteka, action plan y'Imana yateguye. Muririmbye arimo aravuga ngo dosiye yanjye ngo yari yanditse nabi, ngo ariko Yesu ayibonye ngo ahita yihindura neza. Uyu munsi byahinduye isura. Uyu munsi ntabwo biri bwemere ibyakugenzaga ubigenze, ibyakunanizaga Imana ibinanize, byatumaga udatera imbere uratera imbere, byatumaga uhorana uburwayi uraba muzima, byatumaga abana batiga bariga, byababuzaga ubwenge buraza. Imana irakubakira, Imana iragukorera ubukwe, Imana iremeye wige, Imana iremeye utere imbere, Imana iragupromotinze, Imana ikwitayeho, Imana iguhaye agakiza gafatika, Imana iguhaye imbaraga zitsinda ibyaha, Imana ikurinze umwuka w'ubutinganyi katika jina la Yesu. Shitakota pela eta inihida shiwiri binikita mando ya sika hewize nedro totakota pela eta inihida. Imana idufashe. Imana irwane muri iri teraniro. Imana igukuraho abantu bagushize. Yesu yaje gukora ibikorwa, Yesu yaje gusoma inzandiko, ariko azana n'ibisubizo. Umaze igihe usenga, umaze igihe winginga Imana, iyera ivuga, ireba, igera utabasha kugera, ikurebera utabasha kure. Iravuze ngo muri iri teraniro itanze umwuka w'agakiza. Imana ibahaye agakiza, Imana ibahaye agakiza gafatika, Imana ibongereye imbaraga zo gutsindira ibyaha aho bikorerwa, Imana ibimburiye igisekuru, Yesu ahinduye amateka. Haleluya. Ariko Imana ikurwanira ishyaka, abavuze ko bitazakunda bahari, Imana ikurwanira ishyaka, abana bawe bageze kure, Imana ikurwanira ishyaka, igukiza uburwayi abadogiteri bananiwe, Imana ikurwanira ishyaka. Imana iravuze ngo ntizibagirwe imirimo. Ukorera Imana mudatinya, ukorera Imana mutareba ku mboni z'abantu, ukorera Imana udatinya, Imana irishyura, Imana ikora save ikubye inshuro utabara. Imana irambwiye ngo muri iri teraniro ntimwicuze. Yesu arambwiye ngo agendagenze muri iri teraniro. Ndabyumvisha Imana igeze aha hantu, mwuka w'Imana atembereye hano hantu. Korera Imana imirimo y'abera izibukwa. Korera Imana ntawe uzapfa akenyutse kubera imirimo. Korera Imana ntawe wakoreye Imana ngo akene. Korera Imana ntawe wakoreye Imana ngo abure icyo gukora. Korera Imana ntawe wakoreye Imana ngo urubyaro rwe rusabirize. Imana ije kwishyura abantu bayo, Imana ije kwitura abantu bayo, Imana ije gutanga ibisubizo. Muhaguruke dusenga Imana.